dutinye icyaha. Ubwire Imana ngo Mana, nimba hari ikintu mfasha natinya kuri iyi si, utinya icyaha. Tugikinishe, tikiza gikina. Uwo mwuka uhinde mu itorero abakristo batinya icyaha. Apana kurara muri boîte wumva ko ari normal. Uve hariya bya bindi byiki byose uze wirukanka no mu nzu y'Imana wame wicara nyine ngo pa kaho uri mutagatifu. Abandi baje gukora ku ministeringa, abandi baje ku ifunguro ryera, abandi nibibwiza pe bumva ko ari no, ce n'est pas normal. Niba hari naho wasitaye, tugira umutima wo kwihana. Imana iturinde imitima y'ibirimarima. Bako baho bagenzi bawe bisiga amaparufe menshi, bambaye imyenda itangaje, birahumura. Ese ngo agakobwa kambaye karika nawe ntunaniwe kuba wabisingira, ariko uzubanza ubaze ngo se byavuye. Uzubashira ijambo, birubahira ijambo. Nimba binyuranyije n'iri jambo, yambaye urupfu. Jewe nakwambara, nakwisiga vaseline, kambara na caguwa nadodesheje kagara hariya nimba ariyo nshoboye, ariko ngatunga gukiranuka muri uzahumura. Nasaga n'uwapfuye Umutima wanjye, umutima wanjye, maze Yesu aranzura, maze Yesu aranzura. haleluya haleluya. Kandi ni ungomeza. Subiremo ngo nasaga nk'uwapfuye, nasaga haleluya, n'uwapfuye mu mutima wanjye, umutima wanjye, maze uyu mwami, maze Yesu aranzura. kandi ni Igitero cya ungomeza. gatatu, singiri cyiza nje nta cyiza namba nakora, ubuntu bwawe gusa. haleluya, nezwa Maraso yanyishuriye, yanyishuriye, yamyenda yamyenda yose, yarambabariye, yambabariye ibyaha atumanira. yanyishuriye, yamyenda yose, yambabariye ibyaha atumanira. yanyishuriye, yanyishuriye, yamyenda, yamyenda yose, haleluya haleluya, yambabariye ibyaha atumanira. imbere Imbere y'aya ntebe nzahagararayo, zabanzange, abanza iminyago yishikirize Yesu. yanyishuriye, yanyishuriye, haleluya haleluya. yamyenda yose, Warakoze papa, wagize neza mwana. yambabariye ibyaha atumanira.
Mana yo mu ijuru, turashima izina ryawe rikomeye, izina ritangaje. Tuzamuye icubahiro cyawe data. Uyu mwanya turakubwira ngo wagize neza. Wewe uduhaye uyu mugoroba mwiza, wewe uduhaye uyu mugoroba w'umugisha. Ai data wa twese, twaje ni mu nzu yawe, nahera hahera. Ai data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Uyu mugoroba Mana, uyu mugoroba turagukeneye. Uyu mugoroba, 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 mugoroba. Tunahitaji jina lako, tunahitaji jina lako. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuinua, tunainua jina lako. Ai data wa twese uri mu ijuru, ai data we. Hahirwa abatinda mu bikari byawe, hahirwa abatinda mu nzu yawe, hahirwa abo wahisemo kugira ngo baze mu nzu yawe. Ai Yesu we, 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 Yesu we. Ai data we, data we, data we, data we, data we. Ai Yesu, 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 Yesu. Ai ya 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 ya. Turagukeneye, turagukeneye, turagukeneye. Turagukeneye, turagukeneye, turagukeneye. Mwuka wera, turagukeneye, mwuka wera, turagukeneye. Mwuka wera, turagukeneye, turagukeneye. Ai data wera, turagukeneye mwuka wera. Turagukeneye, turagukeneye. Turagukeneye, turagukeneye, turagukeneye. Ai data we, ai Yesu we, Yesu we. Yesu, Yesu, Yesu. Ai data turagukeneye, Mana turagukeneye. Yesu we, Yesu, Yesu we. Ai Yesu turagukeneye. Yesu we, Yesu we. Ai data we, data we, data we, data. Turagukeneye Mana, turagukeneye Yesu. Mana urakoze, urakoze ku mugoroba mwiza duhaye. Wakoze ku bana bawe wazanye. Ubwo hari imvura, hari hakonje. Ariko nanone kubera umurava n'umwete no guha priorite gahunda yawe, wadushoboje twese twahageze. Umugisha buri wese kandi dutahane
umugabane watugeneye. Umwanya wose tuba imbere yawe, umunsi wo kuwa kabiri, umwanya wo gusenga, umwanya wo kuba muri presence yawe. Mana turagukeneye. Icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose kubwa Yesu Mwami. Amen. 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 Nakoze cyane. Ndagira rero ngo twugurure za Bibiliya, Itangiriro igice ni cya 3, 6. Uwo mugore abonye yuko ico giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari cyo gikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacu arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Basobanukirwa neza yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Ariko mwana mumva n'icyo Kinyarwanda, biremera ibicocero. Iyo umanutse bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati ya bya biti zo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka. Bihisha amaso y'Uwiteka muri ya ngobyi. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyo ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa, ndihisha. Iramubaza ati, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Umugore naguhaye niwe watumye urya izo mbuto? Ati yego. 13. Uwiteka Imana ibaza wa mugore iti, icyo wakoze ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka, urasoma ukurikire wumve, byose simbisoma. N'Adamu iramubwira, dusimbuke tuje kuri 22. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse kimwe yo muri twe, kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti c'ubugingo, akarya akarama iteka ryose. Nico cyatumye
uwiteka imana imwirukana, iramwirukana muri ya ngobyi, muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro, izenguruka mu mpande zose, ngo ibuze inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Ndagira ngo mu mwanya dusenge, ariko mbere y'uko dusenga ni byiza kubanza gusobanukirwa. Ndavuga ibintu bigera nko kuri bitatu. Icyambere mvugaho, icyaha niki. Uko hari abantu bakunda kujya impaka, nzamenya nte ko nakoze icyaha? Icyaha niki? Icya kabiri, ingaruka z'icyaha zingana gute? Icya gatatu, umuti w'icyaha ni uwuhe? Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Kubera ko isengesho tugiye gusenga rigomba gusobanuka. Kubera ko utumvise neza ntiwamenya icyo ukora. Icyaha ni iki? Mu magambo make, ni ukunyuranya no gukora ikinyuranye n'icyo Imana ishaka. Icyo Imana ishaka kirihe? Ubushake bw'Imana tubumenya gute? Tubumenya mu byanditswe muri iki gitabo. Abantu baza bagira ngo isi niyigira gahunda gusa. Ndabereka abantu babaye abashoferi, abantu baza batwara amamodoka. Iyo ubonye umupolisi agize ati, uwamenye neza ko hari icyo wakoze kinyuranye n'icyanditswe mu mategeko y'umuhanda, nta kibindi bisobanuro biba bihari, ugomba guhana. Kandi n'umuhanda usanzwe unyuramo. Reka mbereke icyaha ni iki. Twebwe iyo tugiye gutwara imodoka tunyura, iyo ndimo nzamuka nyura hariya mu buryo, sibyo? Ariko nambutse Gatuna nje mu Bugande mpindura inzira, sibyo? Njye hano mu muhanda nkanyura hano kuko nyura ndi hariya Gatuna, polisi yamfata. Ariko nyuzemo nambutse ngeze Bugande ntiyamfata. Kubera iki? Itegeko ryaho ni ukunyura hehe? Mu bumoso. Nacumuye, ariko hano sinacumuye, polisi ntiyamfata. Igize ngo ivuge nanaburana pe. Hamwe mubona wa muhanda wa murongo uca hano, hari aho bagenda bawucamo kabiri, ugabona basimbutse. Baba bakubwiye ngo nugera ahangaha ufite uburenganzira bwo kudepasa ukuri imbere, ariko hahuje neza umurongo ugapfa kugira ucya ngo pa. Rimwe nari ngeze hariya kuri Wasake, ngira ngo utanze hano ku rusengero, maze ngirantya niho nari ngitangira gutwara. Sinari nzi amategeko, nari nzi yandi batwigisha, ariko hasi ntayo nari nzi. Maze mpura nimba ari ikimoto, ngira ngo ni ikimoto. Wewe ndagiye hirya nyine ndahagasa ati, kuko iyo amategeko y'umuhanda nayo nizo ntayo nishe.
araseka ntayo wishe ati wabonye aho wadepashirije nadepashirije nyine nta modoka zari imbere urabyemerewe none kuva ubu iryo somo ryamye ryinjira mu mutwe ariko mbaba none isugeze kuri feruje kitumuze uhagarara fevere yazo gatambuka iriya ni komva iyo bavuga ngo feruje niyo idutambutsa fevere niyo iguhagarika biba byarabaye gutyo ariko uko byavuzwe nunyuranya n'iryo jambo uko ryategetswe uri mu ikosa ndabeshera none se ni gute wewe uza wibwira ngo imana yo mu ijuru nimba ijambo ryavuzwe n'abantu ryashizweho n'itegeko ry'abantu urikomera a plus forte raison iryavuzwe n'Imana uri kinushuta aya abantu bakagira ngo icyaha ngo rijyana ngo icyaha kijyana n'ahantu relié cyangwa ngo le péché relatif biradepanda n'umuntu jamais waba mu Rwanda waba muri Amerika wajya mu Buraya waba mu cyaro waba mu mujyi iyi Bibiliya ni rusange Paulo yaranditse abwira abantu abagaratiya arabwira ngo wabaroze ninde mwabagabo ninde wabatamitse ariko ngo agera handi arababwira ngo umuntu uzababwiriza irindi jambo ritari ryo mwatwumvanye ngo yaba ari twebwe yaba ari n'umumarayika uvuye mu ijuru ngo ahindike ikivumo ni ukuvuga ngo Paulo nawe icyo yashaka kuvuga ngo ninahinduka nkagaruka ngasa n'uwivuguruza buke mu byo nababwiye mbere na mbere kuko hari igihe umuntu azayivuguruza kubera inyungu uwavumo bivuga ngo isi n'ijuru bizava iri jambo uko rivuga iyo unyuranyije naryo uba winjiye mu kibazo n'Imana ntabwo ubwira ngo njyewe meze gutya teye ntya no cyo gituma ijambo ry'Imana reba ngo iri ribe rigwiriye muri twe icyaha nica aha twasomye kuko iyo Adamu bamwise ngo yakoze icyaha niki yari yagize Imana yari yaramubwiye ngo ibi biti byose ibi byose uhere hari urye imbuto zose zera iki tukagikorera ngice ikibazo gusa uzarye Imana yumva ngo uzarye imbuto zose tacubujijwe tacaca hari gihari nurya zose ariko ugakora kuri iki giti ukakirya wa mugabo uzibonera no gupfuza Satani nawe yari yumvise atake ndabizi araza Adamu ico yakoze Eva ahuye na shitani ariyo yanza akayigize ati nta kibazo iyo Imana yabayishibanga muzasanayo ngo abona ko ihagira arafata ararya ariye abayinjiye mu kibazo niyo mpamvu iyo tubabwira nimba hari ikintu ugomba gutinya ugomba kwigengesera ugomba kuba maso ni amabwiriza ari muri icyo gitabo hari abankurikiye bavuga ngo amen ese mwaba nkabongerijwe kugira ngo numve ko mwakurikiye kugira ngo numve ko mutasinziriye kugira ngo numve ko imbeho itabamereye nabi kinjiye ako kantu bakobwa abahungu bagabo waba muremure wabandi waba nyir'icyubahiro twese nadahura umunsi umwe Yesu baramubaza ati Jesu namaki ati nameza arabareba ngira ngo none bari bamurakariye aravuga ati mwabagabo nta muntu naje guciraho urubanza naje kubakiza gusa icyanzanye Yesu noja kubisha atariko ijambo navuze
iri ngiri iri musome muri Yohana niryo rizaca imanza ku munsi w'iki w'amateka. Nanjye njyenyine ntawe nzakuvugira guteze iri ngiri rira ariko mbabaza hari abantu bazavuga ngo Imana yacu ni souverain, Imana yacu ntigira ikiyirengeye, ariko ngo hari kiyitegeka kiba hejuru y'Imana ngo ni ijambo ryayo. Nimwumve ikintu kiba hejuru y'ijambo Imana yawe. Imana imaze kuvuga ijambo naryo rirayitegeka, naryo ritegeka rijya hano. Imana tiza yivuguruza ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze. Iyo imaze kuvuga ukabona iravuze niryo riba shefu, kandi gayikonteredije ibikoze amakosa. Babazi ese ko no bampinduye ibintu, ikintu gikomeye cyambere kiba hejuru y'ibintu byose mu gihugu ni igiki? N'umuntu ninde? Itegeko. Tumubona ko twese hano turarutana, hari ubita nimero 1 w'igihugu, ariko nawe iyo ageze ku itegeko naryo rimujya hejuru. None niba twotora itegeko twashizeho nk'abantu tukarivugurura mu burishize rigategekwa igihugu cyose, nabonye abagabo bakomeye, nta bagabo bakomeye kurusha abaperezida b'ibihugu bikomeye. Abaperezida bose barakomeye, ariko nabo bagenda bubahana nyine kubera power baba bafite. Buriya nka perezida wa Amerika ntaba yoroshe nduguyanga, abandi bose baza baje bacecetse timumenye bye n'imbaraga zabo, ariko hari nk'abamuzi ureba ko batari kwa bagabo nabo, ariko iyo ageze imbere y'itegeko mama jawe naratangaye. Itegeko rirakomeye. Igihe Trump yatangiye aje yima gutya, yamye yimana umunsi umwe yamasinya gutya, ageza akunda gusinya kamayereka televiziyo gutya ngo asinye gutya aragira ngo ibibuga by'indege byose ku isi byama bibaparariza. Umuntu wese ahageze mu Buraya, ageze mu Buraziya n'ibindi, kubera so itegeko rigize bloke bari kubanye n'ibintu birahagaze, kubera gusa ijambo avuze ibintu bihita bihinduka. Ariko reka ngubwe hano amategeko yageze ashiraho abacamanza nimbara abacamanza sinzi ko babita bariya n'abagasoma itegeko akavuga ngo iki cyemezo kinyuranyije n'iki na constitution n'itegeko, nawe akavuga ngo ndabihagaritse, kandi ni nimero 1 akamahagarara ntiyahagaritswe na wa muntu, hagaritswe n'itegeko. Maze ukarikandagira iyi Bibiliya ukicara muri ofisi warikandagiye warinywereyeho amafiyeri yawe, amaze ukagira ngo ni ubuhoro. Ese ubuhoro iri jambo iyo tuvuga ngo twihane tugire gute? Nta bindi wihana, ubanza usuzume ubuzima bwawe buhagaze gute n'iri jambo. Abantu ntibagitinya ibyaha pe kandi icyerekana ko abantu bamaze kwimerera ukundi, basigaye bashaka ngo tubwirize viziraje amafaranga murungusa amafaranga iterambere amafaranga amazi aruzuye, amazi bagatangaza haleluya. Watangira kwigisha hejuru y'icyaha ukamubwira ngo bazanye amazi yo muri firigo bayabasutse bose. Ije wari uhagaze hano kucumwe mpaye mbareba, narasohotse mbwira mwuka wera ariko wambaye ubutumwa bugoye uzubuhereza bw'abanije undeke. Ariko uzi kuvayo agatuza gashagura abantu bose banyunyine, hari bamwe narakondo bamukanabona kubuje ngo mureke tuvuga ikiza kidukiza, muvuga ngo haleluya. Ari umupasiteri numvise bambwira sinakurikiye, agira urwenya rwinshi, arabwira ngo se ngo mbigishe iby'ijuru se? Ati ndari bigisha muracyari kunda, ngiye kubigisha iby'isi. Ngiye kubigisha nibyo musigaye mushaka ndabibatamika. Turababwira ijuru se? Muzama mukiritekerezaho. Ubusigaye bwira umuntu ngo ijuru atayiwe fiance wanje nukuri ko nari mbaye mbona nakatangiye kunandikira message, ariko gushakwa nuriya muhungu ubonye ryo biruta ijuru nukuri. Mureke
tugaruke ku nyigisho. Ariko Mwuka Wera ni mwiza aba mama. Ariko bimaze iki kuzaza urara muri veye, waba papa ukarara muri veye, ukarara kuri iyi sima, umubu ukakurya, bitahaye bibarwa. Ukaza uhagarara ugakora, ugatanga amafaranga yawe, Imana ihaye kureba ngo ariko se ko haye mpumurira nabi. Kurandira sesemi. Usome neza muri Matayo. Harava ngo nuzana ituro ryawe uje kuritanga, ngo ukibuka ko mugenzi wawe hari ico mupfa, tugakorwe. Rambika aho ugeze. Stop, wamurambika. Ubanza usubireyo. Wirukanka. Uje gusaba imbabazi. Mukiranuke ngo nurangiza ubone kurizana. Uritanga. Umuntu mfasha kugenda. Natanga igiceri kirimo gukiranuka aho gutanga menshi yaturutse mu bwibzi. Icyaha niki niso kunyuranya. Nuzaza wicara muri office uzubanza urebe se Bibiri iravuga gute. None uramu Bibiri. Ariko ese muracankurikiye muvuga ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Danieli ko ariko muza amapigo y'ibwami kwa Nebukadineza. Ariko muza amapigo y'ibwami. Igikoni kavuga cyo ni giswahili mapi. Bivuga igikoni cy'ibwami. Aricara muri interna. Umwami arava ngo muzanywa vino nzanywa, ntimuzi za mashine zageza ziproduce iyo nzoga. Muzarya ku biryo nzarya. Babagabo batekesha ibitabo ba nutritioniste barya bazi nivanzi kiniki. Hari abantu bazi guteka, waza bakubita gusa mu mbabura byavuga ngo wanyura hariya ku muhanda ukaba wamira ubugari utigeze umenya naho ibintu byatekewe, impumuro gusa. Kera tukira abanyeshuri twagaza tukiba mu Dareo mu misozi, twubatse amashuri yo tukaza gufata imiryango ahantu muri Uvira tuzamuka, kuko hari kuri diocese twahanyura nko mu masasita igikoni cy'abapadiri cyahumuye. Ayi wewe ariko tukangwa abazungu ico gadango twese twari kuba abapadiri kandi tutirukanywe n'umuhamagaro igikoni. None umugabo akavuga ngo njewe nzarya ibishimbo zanywa n'amazi, yicaranye n'umuhungu uhaye noneho wabyumvise à distance imyaka ingahe. Usugira ngo ico kintu cyacoroshe. Tumupe mwana utukufu. Ico kintu kibacoroshe. Bako baho bagenzi bawe bisiga amaparufe menshi, bambaye imyenda itangaje, birahumura. Uzura ngo agakobwa kambaye kariye ka nawe ntunaniwe kuba wabisingira. Ariko uzubanza baze ngo se byavuye. Uzubashira ijambo, birubahira ijambo. Nimba binyuranyije n'iri jambo, yambaye urupfu. Jewe nakwambara nakwisiga vaseline, kambara na caguwa nadodesheje kagara hariya nimba ariyo nshoboye, ariko ngatunga gukiranuka muri. Uzahumura. Uzahumura. Kandi n'ukuri Imana izaguhumurisha. Nyuma y'abari ibiryo bagakora ibiki na biki, muzasome ngo bagiye kurangiza. Umwami ngo akubita amaso gutya. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego yamasanga number 1 mu bwenge n'ibindi byose. Uzi igikundiro cy'Imana nuko utarabona umuntu wambukiwe n'icubahiro cy'Imana kubera icyaha. Dawudi usomye mu gice cya 50 ndagira ngo 51 aha yihana icyaha cya Uriya, yaravuze ngo Mana yanjye unkize inyama y'iki y'umuntu. Ati umutima wanje warumatanye, imbavu zanje zimaze gufatana n'umutima. Nuko utazi uburemere bw'icyaha. Niyo ndabageze umutima w'uburi ibiri marimo uza wambukirwa kandi kunubira ngo ni kumubiri. Uzi ko utakaza utukufu, kupoteza utukufu. Icyaha nisho nukunyuranya n'iki
n'iri jambo. Twumvikanye? Muvuga ngo haleluya. Bwana asifiwe. Ngibi ingaruka z'icyaha twazisomye. Ngo Adamu na Eva ngo baje kwireba gutyo, bama babona bambaye iki? Ubusa. Icya kabiri ngo bagire gutya, babagize gute? Barahunze, barahunga Imana. Icya gatatu, Imana ngo izana abantu bafite inkota yaka umuriro gutya, inkota yaka umuriro, ngo babishyira hehe? Hagati y'aho bari kwinjira basanga Imana. Icyaha kiza kizana gutandukana n'iki? N'Imana. Ubwiza presence y'Imana wakagombye kubamo bikaba ikibazo. Izo ni ingaruka. Umuti ni wowe. Cya gatatu, w'icyaha. Yesu yarabirangije kuko amaraso ya Yesu yarayavuye, sibyo? Ariko ntazapfa kweza n'importe ki. Hari uruhare hari ukuntu ugomba kwitwara. Dore ikibazo cishi inza nibaza ngo abaze Adamu, Ada wagenjeje ute? Nimwumve namwe abantu ko babaye. Ni wa mugore wagize gute? Kugira impamvu, justification. Ni wa mugore wagize gute? Abaje wa mugore ni we wabaye ikibazo ku mugabo wawe. Ati nanje sinjewe niki niyaza. Nubona umaze kugushishana wanyuranije, igisubizo ni kimwe, ukwihana. Sinzi ibibazo arabaye, ariko nza nibaza iyo Imana ibaza Adamu, Ada uri hehe? Byakugendeye gutate? Imana ye mwijuru, nakoze igitangaza, sinzi uko buza nagushijisha ya mbuto watubujije ya yindi. Twahumiwe nimba unica ariko data we wandeme mbabarira. Yabaza Eva ati, Eva we umeze utate? Hayi ibintu bizagenze twakoze igitangaza mbabarira. Inza nibaza kiba cyarabaye muri Edeni. Ariko dore uko tumeze, kuvuga ngo turekonese ko turi abanyantegenge, tubwire Imana, ahubwo ugatwikira wa atwikira. Imana izireba hose ko muranumva neza. Imana izireba hose. Mureke Bibiliya iyo yatanze ikerekana ikibazo izitanga n'igisubizo. Icyumweru usuzuma ubuzima bwawe, apana wahisha abantu ariko ntiwahisha Imana. Dusenga Imana muri twe habemo ikintu aho twatsinzwe twemere dusaba Imana imbabazi. Ariko ikindi cya kabiri, dutinye icyaha. Ngibyo dusengere kwezwa kw'itorero, dusengere kwezwa k'ubuzima bwawe, kwezwa kw'imiryango yacu. Bavandimwe, biteye ubwoba, mbabwije ukuri, biteye ubwoba. Ese muzamushaka ngo tuvuge gute? Shaka ngo tuvuge gute? Ariko noneho kugira ngo wumve ubwoba, icyaha cyasenye Adamu na Eva kirabasenya wese barashira. Gisenye n'imbuto iri mu nda. Iyo usanye umubare w'amazi avuga ngo kubera icyaha cya Adamu, inkomoko yose yakomotse muri Adamu yabazweho gucirwaho iki iteka. Ko mwumva iyo bombe? Reka noneho nyishire mu yindi bombe, mwumve bombe uko imeze. Baravuga ngo igihe barashe Nagasaki na Hiroshima bayirashe bombe atomike, kuko bari barananiranye bakamikaze, bakurira indege, baza burira indege, babona ko amasasa ashize barasa, bakama bayirekura. Kaze abanyamerika atabandi tukabashoboye katubereke bombe atomike, paf, irabamara imbaraga barashe. Ariko bavuga ko hari ubumuga bw'abantu bakivukana batuye aho hantu kubera gusubukana bw'iyo bombe. Ariko nkubwire, icyaha kiraruta iyo bombe. Niba ushaka kumenya ikintu watinya kwisi ni icyaha. Ureke nkwereke
muzo satani yatekereje aratinya, amenya ko cyo gifite ubushobozi kunetraliza umugambi w'Imana yabafite ku buzima bwawe, akanetraliza icyaza yo kunyaga iki agafatika akagisenya ariko kakirekipera. Ariko iyo gukubise icaha kikagufata arakunetraliza we. Yaba ari immunité spirituelle, kurindwa mu buryo bw'umwuka, yaba ari immunité mu buryo bwa ame, ahantu hose aba yagushoboye bazarana. Sinawe wenyine abakomoka umunyabwenge ushaka kwirinda karinda n'urugo, ururinda bombe yitwa icaha iruta bombe atomike. Ariko twarabikinishije. Tugiye gufata umwanya dusenge, kandi simfata mikoro noneho uyu munsi ngo naje nsenga wayo mako nimba ufukama. Amaraso ya Yesu yarangije zose. Ariko gana none hari ibindi na verse twatugiye kujya gusengeramo, ariko tuzaba tuyisengeramo n'ubundi. Ariko reka tuvuge ngo dutinye icyaha. Ubwire Imana ngo Mana, nimba hari ikintu mfasha natinya kuri iyi si, utinye icyaha. Tugikinishe tikiza gikina. Uwo mwuka uhinde mu itorero abakristo batinye icyaha. Apana kurara muri boîte wumve ko ari normal. Uve hariya bya bindi byiki byose uze wirukanka no mu nzu y'Imana, wame wicara nyine ngo pa kaho uri mutagatifu. Abandi baje gukora ku ministeringa, abandi baje ku ifunguro ryera, abandi nibibwiza pe bumva ko ari ce n'est pas normal. Dutinye icya kabiri itumara ko gitinya. Niba hari naho wasitaye, tugira umutima wo kwihana. Imana iturinde imitima y'ibirimarima. Mana data wa twese uri mu ijoro, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Ndasaba abaririmbyi, ariko nsijambazi, ndasaba ko bashyiramo musique douce hejuru, ko n'abaririmbyi nabo bihane, basaba imbabazi, basenga Imana ibafashe. Uko hari igihe muza muririmba hano mukibagirwa, ariko ndashaka ko badushiramo musique douce. Usengera itorero, uribwira ngo Mana ndasabira itorero. Kandi itorero simva mukimisagara gusa, itorero ry'imperuka. Itorero ry'imperuka risigaye rikinisha bidaki, hari ibintu tworoheje. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, uyu mwanya turaje Mana we, turaje Yesu we, turaje data we, ayi data we, turaje. Turakwereka urubyiruko rwacu, abahungu n'abakobwa, turakwereka abagabo n'abagore, turakwereka abana bato. Mwuka wera we, mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, ni wowe uzawemeza icyaha, ngo nuza uzatsinda bisi ubemeza iby'icyaha. Ayi data we, ngwino duhereze kuba abantu basobanukirwa bagatinya icyaha. Ayi data wa twese, ayi data wa twese we, ayi data we, data we, data we, ayi mwimanyi we, mwimanyi we. Uyu mugoroba, uyu mugoroba, uyu mugoroba, Mokozi wetu ahimidiwe milele na milele, ahimidiwe milele na milele. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka, Ayi data we, data we, data we, iminsi yanjye yose iriho. Mongi alabashakari ala, Nukuri ineza Mangaya n'ibaba alabashakari ala fonimeri, izanyoma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka, iminsi yanjye
ndasaba umucuranzi wa sente atambuke hano imbere vuba vuba, abacuranzi ba sente bombi kugira ngo tuje muri mizike duse biriya kuririmba kube guhagaze, ariko rimwe mutuyobora muri iyi meditasiyo. Ayi data wa twese uri mu ijuru, shakariya rabushene Yesu 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 Muka wera, Holy Spirit. Ai muka wera, duheze gutinya icyaha. Muka wera aduhereza umutima wo gutinya icyaha, guhunga icyaha, guharanira uburyo bwose kugira ngo dusohoze ubushake bwawe, nubwo byaremera gute, nubwo byasaba ikiguzi kimeze gute. Aye data we, data we, data we, data we, data we, tumenye ko umugisha wacu niho uzingiye, umugisha wacu naho ngaho uri. Kingiri abashandara bukuya, ijambo ryawe riyobora ubuzima bwacu, ijambo ryawe riyobora ubuzima bwacu. Tumere nka Yesu, nka Yesu. Igice cya 4 cya Luka, aho Satani yamugerageje, ariko ntaho Yesu yigeze agongana n'ibyanditswe byera. Yahoraga amubwira buri gihe ngo biranditswe, akamubwira buri gihe ngo biranditswe, akamubwira buri gihe ngo biranditswe. Yabwiye Satani ngo biranditswe ngo ntabwo umuntu ashobora gutungwa n'umugate gusa, ariko ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Aye data we, isi zitwereka igadushukashuka, tukumva ko birangiye, tukumva ko birangiye niba tutanyuranije n'ubushake bwawe, ariko ari byo bizana kugira ngo turonke inyungu. Ariko tutumenya ko ijambo ryawe rikomeye, ijambo ryawe, ijambo ryawe riradutunga, ijambo ryawe rikingura amarembo, ijambo ryawe riza rituma ikiganza cyawe gitangira gukora operasiyo mu buzima bwacu. Ayi Yesu we, angaya arabashikiya, aramubwira ngo ngaho epfuka mundamye ndaguhereza aya mami yose. Mwami Yesu aramubwira ngo biranditswe ngo uzaramye Uwiteka Imana yawe, cyakagiri undi muntu wapfukamira. Ayi data we, reka tubike ibyanditswe byera mu buzima bwacu, tubigendereho, tubikomereho, bihinduke urufatiro rwacu, bihinduke inkingi twegamira, bihinduke urutare twubatseho. Yesu we, Yesu we, Yesu we, duheze umwuka wo gutinya icyaha. Abasore batinya icyaha, inkumi zitinya icyaha, abagabo batinya icyaha,
abadame dutinye icyaha, mu miryango yacu dutinye icyaha, aho dukorera dutinye icyaha, muri bizinesi zacu dutinye icyaha. Itorero ryawe Kimisagara, abera b'Imana bari hano batinye icyaha. Itorero ryawe mu Rwanda dutinye icyaha, itorero ryawe ku isi dutinye icyaha. Amajyambere ya mbere mu buzima bw'umwuka si ikindi, ubuzima bwateye imbere ni ubuzima bugenda buva mu bwiza bwo kwezwa bajya mu bundi bwiza, bava mu mbaraga zibajyana mu kurushaho kwezwa, zibazamura zikabageza mu rwego ngiryo iterambere ry'itorero mbere na mbere mu buryo bw'umwuka. Ibindi biza by'inyongera, kugwiza byinshi bitarimo kwera kwawe. Kaya labashea ai datawe ai abashengera. Umwuka wihanisha abantu, umwuka utuma twihana ibyaha biturimo. Ugendagende mu itorero, ugendagende Holy Spirit. Abasore bihane ibyaha bagendeyemo. Datawe, abasore b'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, abayobozi batinye icyaha kuruta ikindi kintu cyose. Mana, duhagarariye itorero ryose, abana bawe baraha muri mugoroba, duhagarariye itorero ryose, duhagarariye itorero ryose. Reba Kimisagara Mana we, mwuka wo kwihana, mwuka wo kwihana, kwihana tugahindukira, tukareka inzira zose zidashimishije, tukaba abantu bagendera mu ijambo ryawe, mu bushake bwa Yesu we, Yesu we. Bengere ya baba, yo Yesu we. Tangayala bashenerebe, hangayala baba, ayala shakaya, bengeya ay, shekere ya baba, shangayala bosheya, pongeya kaya, pengeya kaya,
inge yakayarabashekea inge ya inge yakayarabushekea kengerea ayaya penge ya rabashingea inge yakaya shingea ayaya panga yarabu shingiri ababa shingiri ya shingiri ya shingiri ya shingiri ya ayanga ya pingi yakaya umwuka wo kwihana genda itorero genda spirit ya repentance l'esprit de l'ekiria mwuka wo kwihana genda wo kuzinukwa wo kugira isesemi ibyaha byari byararyoshe bihinduke ibitera isesemi kingiri ya karababa yangaya kangaya laboshikia shingiri ya kariya baba tingi kiri ya shingiri ya baba shingiri ya baba shingiri ya baba yakaya ya shingiri ya baba ay data turasaba umwuka wo gutinya icyaha ay data we Holy Spirit genda mu itorero abantu batinya icyaha abakristo batinya icyaha abakomeye n'aboroheje bagira isesemi y'ibyaha Yesu we maze dufashe data we ay naho twananiwe duheze umwuka wo kwihana kawa wundi wamanutse muri Zakayo ay yashangare ya baba Yesu we ay data watwese we ay data turagukeneye ay Holy Spirit ay ngaya rabashekea Holy Spirit turagukeneye ay data watwese we tawuhwanye nawe ay data we Yesu we urakoze Mana abaririmbyi batinye icyaha aba evangeliste batinye icyaha aba intercesseur batinye icyaha aba papa aba mama urubyiruko abashakanye yandaraboshekeya uduheze mutima wo kwihana woroshye wihana ukareka ingeso mbi ikinyuranye n'ijambo ryawe cyose gihinduka ikizira mu bana b'Imana bihinduka ikizira kuko guhembuka kose guhera ku mutima wo kwihana ay data we
dutuje twese imbere y'Imana. Achonzanye ntachonza muntot kibasha kungura ibite sifiti tonaguha niseyu musaraba Amazi n'amaraso ibyo muru bafurwawe inkiza bigizu buryo bwombi urubanza rw'ibyaha imbaraga bizato byekuza zindukundi. Haleluya. Mana yo mwijoro twaicyubahiro Mana mu izina rya Yesu Kristo. Urakomeye Mana, twaje imbere yawe Mana, awera nkawe Mwami, uduheze gusobanukirwa neza dukiza uburyo bwo iterambere ry'itorero, iterambere ry'umukristo, mbere na mbere rihera mu buzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe niwo mutungo wa mbere Imana yishimira. Uheze abasore bacu b'abahungu n'abakobwa kugira ubuzima bwejejwe, uhereze abagabo n'abagore kugira ubuzima bwejejwe, uhereze abashakanye kugira ubuzima bwejejwe, uhereze abana bacu kugira umutima utinya icyaha, uzinuka icyaha. Ayi data we, uharanira kugendera mu bushake bwawe iteka ryose. Itorero ryawe uryeze, hora utweza dutinya icyaha, maze uduheze n'umutima wo kwihana. Niho uzaza utureba uri mu ijuru, wishime unezerwe, kubera ko icyakuzanye mbere na mbere ni ukugira ngo amaraso ya ahanagura ibyaha byacu, maze nutwitegereza uzawishimira ubuzima bwacu kuko bwejejwe. Uyobora intambwe zacu mu ijambo ryawe, uyobora intambwe zacu mu bushake bwawe, uyobora intambwe zacu
mu nzira zimurikiwe n'ijambo ryawe, maze aho uzaza utureba uri mu ijuru uza wishima kandi utwirate. Ntabwo waduhamagariye kuba abantu bahora bivuruvunza, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse kandi bukiza abantu bose burahari, ariko bugenda butwigisha kugenda dukiranukira Imana. Ubwo buntu bwawe burahari. Urakoze, duhindike itorero wishimira, itorero rigaragaza umwihariko, ubutunzi bukomeye isi ikeneye. Itorero rigomba kwerekana no kwanga icyaha no kugitinya no kugushyunga no kukizinukwa, kugira ngo tugire umwihariko, twezwe nawe n'amaraso yawe, kugira ngo n'abatwitegereza bazatubonaho ingeso nziza nshyashya, niho tuzahinduka inzandiko zisomwa n'abantu bose. Urakoze, watangizanyije natwe, none ushoje uri kumwe natwe. Tugiye gutaha, utahane natwe, ariko naho turara Mwuka Wera, umuyobozi mukuru w'itorero, akomeze aduhanire gukiranuka. Urakoze kandi urakoze. Icyubahiro n'ishimwe, kuratwa no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe. Tuguhaye amashyi menshi n'impundu nyinshi kuko ugira neza, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ibagirire neza. Mwuka Wera akomeze aduhanire gukiranuka, kuko niwe mufasha Imana yaduhaye. Imana, amahoro ya Kristo ajyane namwe mwese, mu izina rya Yesu.